bakunzi inshuti z'umusaraba mukurikirana Mukaribiya TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndasuhuza inshuti n'abavandimwe, ababyeyi, imiryango, abari mu bihugu bitandukanye muri Afurika ndetse n'umugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, mwese umugabane wa Australia. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abarundi ndabasuhuje, abari muri Kongo ndabasuhuje, abari muri Tanzania ndabasuhuje, mwese ndabakunda. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Nongeye kugira amahirwe yo kuboneka imbere y'Imana, mvuga iby'imbaraga, mvuga iby'umurimo w'Imana. Uyu munsi wakwibaza ngo noneho Mukaribiya ahagurukanye iki? Reka dusenge Imana maze umenye icyo Mukaribiya ahagurukanye. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana itegeka byose, Imana rubasha, giti cy'inganzamarumbo, sambi itarumba, ndagushimiye ko wongeye kuntekerezaho, ugatekereza no ku bantu bose baremwe mu ishusho yawe. Izina ryawe Kristo rihabwa icyubahiro. Mpamagaye ubwami bw'Imana kuko ari bwo butubanza imbere. Mpamagaye ubwami bw'Imana kuko ari bwo bukora ibikomeye. Mpamagaye ubwami bw'Imana kuko ari bwo bwatumye umugore aba mu bikari by'Imana. Imana ishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Uyu munsi itariki ku kwezi uyu mwaka, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Sengeye abakurikirana Mukaribiya TV, basabiye ukuboko gukomeye kw'Imana. Mani bakurikirana aho bari hose, mani bakurikirana aho bari, abarwayi bakurikirane, abafite intege nke z'umubiri, abafite amasezerano atarasohora, abari mu bihe byo gusenga. Amina, aleluya. Imana bakurikirane aho muri hose, mukurikirane n'ukuboko kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Sengeye n'abandi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo ukuboko kw'Imana kubagirire neza kandi ukuboko kw'Imana kubatekerezeho. Uyu munsi rero Kristo ntaba ari njye, ahubwo wowe muri njye, aba ari wowe ukora, aba ari wowe utegeka, aba ari wowe kugira njyewe ncecekera imbere yawe. Imana ishimwe. Urakoze Yesu, urakarama kuko unyumvise kandi ukaba ugiye kubana nanjye no kubana na bene data bose bakurikiranye ubu butumwa mu izina rya Yesu. Amina. Ndabakunda n'umutima wanjye wose, abo duhurira mu masengesho atandukanye, haba kuri YouTube channel ya Mukaribiya TV, haba kuri WhatsApp mu masengesho atandukanye. Nukuri umutima wanjye urabakunda kandi ndashimira Imana yampaye uyu muhamagaro. Muri make rero ndakubabwira ko Imana idukunda kandi turemetswe mu buryo bw'igitangaza. Ndashimira Imana yangize umugore, ikanekerezaho bikitwa ko ngomba kuyikorera, mfite agaciro ko kwitwa umubyeyi. Imana ishimwe. Amateka yanjye ni maremare. Ndi umubyeyi wubatse maze igihe kinini, ndi umufiyemere, narabyariye iwacu. Abafiyemere mwese aho muri, ababyaye ubu ngubu n'abakoze mariage kuko nayikoze, reka mbabwire ngo uwo mwana yari uw'agaciro, uwo mwana yari uw'umumaro. Reka nongere mbwire abamama ngo Imana ibahe umugisha kuko mwemeye gutwita mukabyara. Mu mateka yanjye rero abenshi muzi ko mfite umwana witwa Uwingabire Jeanne d'Arc. Ni umukobwa wujuje imyaka 14, ni umukobwa wavuzweho n'Imana, afite amezi 8 ko azaririmbira Imana. Igihe kimwe nicaye numva ndatekereje, numva mu mutima binjemo, ndabisenga, Imana irabinyemerera, ntekereza indirimbo umwana yaririmbira umuntu wese w'umumama waciye mu buzima nk'ubwanjye. Mu by'ukuri numva nubwo ntararirimba cyane, ariko hari ukuntu Umwuka Wera ajya nyemerera gutekereza, ngahuza ibitekerezo, umwana akaba yaririmba. Nibwo buryo ki rero twicaye dutekereje, twaravuze ngo reka dutekereze muri Zaburi y'127 umurongo waho wa 3, ku ijambo rivuga ngo dore abana ni umwandu uturuka Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nukuri
natekereje ku kintu bita umwana muri Zaburi ya muri Luka, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo waho wa 80, hari ijambo rivuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza ku munsi yerekewemo Abisiraheli. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo gukura k'umwana. Imana ishimwe. Umwana twumvise ko ari ingororano Imana ihereza umubyeyi. Ndashaka kukubwira ngo wamutwita mu bihe biri byo n'ibitari byo, ariko bujya aza mu mugambi w'Imana. Ndashaka kukubwira ko umwana wabyaye mubyeyi yaje mu mugambi w'Imana. Ndashaka kukubwira ko mugabo nawe musore ufite umwana wenda igihe kitaragera ngo ugire isezerano, ariko aho umufite hose, nubwo waba umwemera, nubwo hari bamwe batabemeye, ariko uyu mwana yaje mu mugambi w'Imana. Kandi kuba yaje mu mugambi w'Imana, Imana yemeye ko uwo mwana abaho nubwo yavukiye mu cyaha, ariko byari mu mugambi w'Imana. Ndagira ngo nihanishe abantu bakuyemo inda z'aba bana, mbabwire ngo nukuri burya Imana yarababaye. Aho uri hose muzaniye ubutumwa bukubwira ngo tekereza ayo maraso wamenye kubw'uwo mwana, maze wihane, maze witekerezeho, maze wisubiremo, usaba Imana iki? Imbabazi. Mu myaka yanjye mikeya nari mfite mubyaye, amashuri yanjye yarahagaze. Amashuri amaze guhagarara, mbona ko ubuzima burangiye. Habamwe intambara mu bavandimwe z'uko nari mbyariye iwacu, ariko umwana na se umubyara ntiyamwemera. Ariko ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi agaciro k'Imana kuri we ndakabona cyane, agaciro k'Imana kuri we ndagakurura cyane. Niyo mpamvu nakuzaniye ubutumwa nkubwira ngo zana umwana. Wowe wamutaye kure, zana umwana. Wowe uri kumwihakana, zana umwana. Wowe uri kwanga zana umwana. Muzane mu buzima bwawe, kuko ejo azavamo ikintu gikomeye, azavamo iby'imbaraga, azavamo umukozi w'Imana wowe utazi. Ntuzicuze igihe kirenze waramutaye. Rero ni ingororano Imana yaguhaye, kuko ntabwo uzi niba wari buzabyare cyangwa se utari buzabyare, ariko Imana yashimye ko kubwa porogaramu yayo no kubw'umushinga wayo uyu mwana azamereye igihe. Namutwitanye umubabaro, namutwitanye agahinda, namutwitanye ishavu. Na n'uyu munsi twatanze imbabazi nubwo umubyeyi we atigeze agirane amwemera, ariko ndashimira Imana kuko Imana yemeye ko yandikwa kuri njye. Ibyo ndabishimira Imana kuko aho najya hose turi kumwe n'abavandimwe bagenzi b'Imana yamuhaye, twese twumva turahagaze muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ndagira ngo mubwire ngo umuryango wa Mukaribiya TV ni umuryango ushaka Imana, kandi ni umuryango wumva ukeneye k'abantu bose nabo bashaka Imana. Reka ngukundishe kandi mubwire ngo mama, wowe mama, agaciro kawe ukitayemo uyu munsi. Kera mama wakubyara akaguta, kera intambara ibaho ugasigara. Reka nkubwire ngo agaciro k'umubyeyi nubwo yaba atakiriho, ariko agaciro k'umubyeyi uzahore ukibuka. Hari ibyo yanyuzemo agutwite, hari ibyo yanyuzemo aguhetse, hari ibyo yanyuzemo, hari amashuri yari kwiga atize, hari aho yagombaga kugera atageze. Ariko mama, humura, uwo mwana wawe azakugeza kure. Mukunde kandi umwubahe. Reka yigishirizwe n'Imana, yigishwe n'Imana, akoreshwe n'Imana. Imana ureke imukoreshe. Ndifuriza umubyeyi wese kuganisha umwana we mu nzira ya Kristo. Wikure iby'iterambere bishira, iby'iterambere by'umubiri upfa, ahubwo wigize umwana mu iterambere ry'umwuka. Umurerere muri Kristo abe umukozi ukwiriye. Nanejejwe mu mutima wanjye kukubwira ngo reka wumve iyi ndirimbo twaririmbiye umubyeyi. Imana iduhane umugisha.
Hallelujah. Imani ishimwe. Mama, wemeye kuwo mwana wawe. Imani ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Mama, uri igiciro cyinshi, uri inkoramutima yawe. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishimwe. Mubyeyi, mwana, birakwiye gushimira umubyeyi wawe. Birakwiye kuririmbira umubyeyi wawe. Yarakubiswe, yaratutswe kubera wowe. Ubuzima yaciyemo bwose ni Imana yamushoboje. Kuba uriho ni Imana yagushoboje. Kuba ufite ubuzima ni Imana yagushoboje. Ndagira ngo shimire ababyeyi bagenzi banjye bihanganye, bagatukwa, bagakubitwa, isi kabavuga, isi kababwira byinshi, ariko uyu mwana akabaho. Imana ishimwe. Hari amasezerano rero avukana. Ayo masezerano nanjye Imana yayamaye Jeanne d'Arc afite amezi 8, ariko uyu munsi afite imyaka 14 arabasha guhagarara akaririmba. Niyo mpamvu nakubwiye ngo rero dore abana ni umwana uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nashaka gutanga ubutumwa ku rubyiruko.
hari igihe ushobora guhura na gisida bakagutera inda ukayikuramo, uwo mwana Imana izamukubaza, uwo mwana Imana izamukubaza. Hari abakozi b'Imana benshi bakora ikosa bakagenda, umuntu yabegera akavuga ngo aje nko gusaba Imana imbabazi, ati ko yayihemukiye ni gutanga ubutumwa. Ugasanga umukozi w'Imana aravuze ngo kubera inda wakuyemo uratanga 300, uratanga 400, mbese uratanga igitambo cy'aya maraso wamenye kugira ngo ngusabire Imana imbabazi. Ndashaka kongera kwibutsa abantu ko nta mbabazi zigurwa zibaho. Mbabazi z'Imana zirahari, mbabazi z'Imana zirakora. Muri Zaburi y'118 hari amagambo avuze ngo umurongo wa 2 ngo Abisirayeli bose bavuga ati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Inzu ya Aroni ivuga iti imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuga bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ukwiye gushima Uwiteka ko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Bakunzi bakurikirana Mukaribiya TV, ndabahugurira kugira ngo mukure mu buryo bw'umwuka, mube banyamwuka, mube mu bihe byo gusenga, mube mu bihe byo kumva ijambo, bitagombeye ko itorero ryabatumyeho, bitagombeye ko abavugabutumwa bavuze ubutumwa, ahubwo mube mu bihe byo gushaka iki? Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero nari mpuzaniye message kugira ngo zana umwana kuko ari isezerano, aho wamwangiye wamukundire, aho wamutaye umugarure mu rugo. Mubyeyi ushakana n'umugabo afite umwana ukamwanga, Imana izabikubaza. Mugabo ushakana n'umugore afite umwana ukamwanga, Imana izabikubaza. Ese niba wanze umwana wavuye mu nda y'uwo mugiye gushakana, ubwo ngubwo abawe bo uzabakunda gute? Niko Uwiteka Imana ikubaza. Imana irakubaza ngo mbese kwanga umwana ubona umuhaye nde? Ko Imana ishobora kubiguhanira ukazabura n'ububyaro kuko wanze umwana wa mbere. Imana idutabare cyane. Umwana wabyaye waba ubishaka waba utabishaka ni ingororano y'Imana. Mukunde ahubwo utegereze icyo Imana izamukoresha, kandi nusubiza amaso inyuma uzasanga uwo mwana ari ufite ubunararibonye burushirijeho. Kunda umwana nk'uwawe, kandi umenye ngo ingororano z'Imana itanga ni urubyaro, ntabwo ari amazu, ntabwo ari amafaranga. Nubona Imana iguhaye urubyaro uzavuge ngo Mana nkiri mu isi urangororeye. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Nubwo butumwa nari mpuzaniye nkubwira ngo zana umwana nawe umwihakana, Imana irakubaza ngo kumwihakanye izamwisubize ndetse inakwigishe kugira ngo ufate. Ariko ndagira ngo ubwire ngo nawe wakuye mwiyonda, nawe wajyanye amafaranga kwa muganga bagukurira mwiyonda, upfukama wiboshe usabe Imana imbabazi, kuko igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo marayika murimbuzi atambuke abazahangane n'ababyeyi banze kwakira ingororano bakaba bagiye kubura ubugingo. Imana tutabare cyane. Kurikirana Mukaribiya TV ivuga butumwa, impuguro n'impanuro ndetse n'umurimo w'Imana. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, urakomeye kandi urahambaye. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Umwana wese ukurira mu buzima bugoranye agwiza imbaraga z'umutima. Dusengeye abana bacu kugira ngo ubahereze imbaraga z'umutima, kandi abananiye ababyeyi ubagarure mu nzira. Tugutumye ku bana bagiye kure y'ababyeyi, tugutumye ku bana barorongotanye, tugutumye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Garura abana Kristo mu munezero w'ababyeyi. Ongera umubyeyi yibutse igise, atekereje ku mwana wamunaniye. Umubyeyi yibutse igise, atekereje ku mwana wamucitse. Niyo mpamvu tugutumye mu mpande n'isi kugira ngo wongere ugarurire abana ababyeyi, ndetse n'abana bongere bakunda ababyeyi, ndetse n'ababyeyi bongere bakira abana nka wa mwana w'ikirara. Uzaba ugize neza. Ngaho reka Mwami Imana imbabazi zawe zigere kure kubakuyemo inda, kubakoze icyaha cyo kwica bagakuramo abana, kubabataye, kubabajugunye muri tuwarete, kubabajugunye mu migezi, kubabajugunye mu ishyamba. Daya zedi wite contre de sansoma. Uwera wa Isiraheli, wera w'imbaraga, kubishimira
kugaragara ko mu isi ari abatagatifu kandi imbere yawe bariho amaraso y'urubanza. Abo bose bapfukama ukabagirira imbabazi kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ngaho rero Uwiteka, ongera usure imitima y'ababyeyi, wongere usure imitima y'abana, bongere bagarurire ababyeyi babo ibyizere, kandi n'abarerwa n'ababyeyi bakunda uwo muryango wabahaye kugira ngo bazahakure ingororano bakiri mu isi. Urakoze urakarama, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.